Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi ba News Lab TV. Ntabwo twari duherukanye murambabarira, ariko nabamenyesha ko nagize ikibazo cy'uburwayi, ariko ngubu nagarutse tugiye kongera kuzajya tubana mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri News Lab TV. Tuje rero kubagezaho amakuru aturutse cyane cyane ku bintu bitangajwe n'ibintu bitunguranye bitangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC cyangwa se abenshi muzita mama 23, ariko burya zitwa ARC. Ni General Sultani Makenga atangaje amagambo akomeye kuri President Felix Tshisekedi. Turaza kureba n'ikindi Kongo ikoze none ahangaha, ni ikintu gitunguye abantu benshi, ariko abanyekongo baragikoze. Abantu baravuga bati urwishe yanka ruracyayirimo, ariko se bigenze bite? Byose turaza kubigusobanurira ndetse tunabigarukeho muri aya makuru yacu twaguteguriye kuri aya manywa, ndetse tugiye kukugezaho n'amakuru turi buze kwibanda kuri izo ngingo ahanini. Reka rero mpere ku ngingo nari mvuze ya kabiri mbere yuko ndi bugaruke ku magambo General Sultani Makenga yavuze kuri President Tshisekedi. Reka turebe ejo ku munsi wo kuwa mbere nibwo hagize gutya haba inama yahuje abaperezida bane. Ni inama yamaze amasaha ane n'ubundi igaruka ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero ikaba yarabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola. Yitabiriwe na Joao Lourenço, perezida nyine wa Angola, ari nawe wayakiriye. Yitabirwa na Faure Nyasimbe wa Togo, yitabirwa na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari kumwe kandi na Olusegun Obasanjo ukuriye itsinda ry'abahuza bashyizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Olusegun Obasanjo benshi baramuzi, yigeze kuyobora igihugu cya Nigeria mu myaka yo hambere. Ibiro rero ntaramakuru bya Angola TPA byatangaje ko ibi biganiro byamaze amasaha 5 birimo kureba uko imirwano yahagarikwa vuba. Mu mwanzuro umwe hafashwe umwanzuro uvuga ngo ni gute imirwano iri hariya mu burasirazuba bwa Kongo yahagarara, ndetse bavuga ko hakenewe kuzemeranywa ku isaha ndetse n'itariki. Tukajya tukumva ngo ku itariki yenda ya 15 ku isaha ya saa 6 imirwano irahagarara, agahenge karatangira kubahirizwa, ndetse ngo no kwihutisha uko hashyirwaho itsinda rishinzwe kugenzura ibijyanye n'agahenge hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya 23 n'igisirikare cya FARDC na coalition yacyo. Birumvikana icyo nicyo kintu barebye, ariko noneho bagarutse no ku kintu cyitwa ibiganiro hagati y'abanyekongo. Iyi ngingo ndaza kwigarukaho mu kanya kuko niyo ishamikiyeho inkuru yacu. Hanyuma indi ngingo barebye iyubahirizwa ry'amasezerano ya Washington ndetse n'iyubahirizwa ry'ibyemezo byagiye bifatwa n'akanama k'umutekano ka Loni mu myanzuro 2773, 2800 ngira ngo ndumva ari n'8, byose bavuga yuko bikwiye kubahirizwa. Ariko hakanarebwa ibyasinyiwe i Doha, yaba ibyagiye bisinywa bijyanye n'agahenge ndetse no kurekura imfungwa z'intambara, byose n'amasezerano yasinywe ariko atubahirizwa. Iyi nama rero yahuje abaperezida, bakaba bararebye uburyo ibyo ngibyo byemewe bishobora kubahirizwa kandi bikaba byatanga n'umusaruro. Mu kindi cyagarutsweho aricyo tugiye gutindaho cyane tugaha umwanya mbere yuko nyamuneka mbararekiye amagambo Sultani Makenga General yatangaje kuri Perezida Felix Tshisekedi. Nibiza kugera kuri Tshisekedi haracura iki, byose turabifite. Muri iyo nama rero hagarutswe cyane cyane ku biganiro bihuza abanyekongo. Muri ibyo biganiro bihuza abanyekongo, Perezida Joao Lourenço yahawe inshingano zo kubitegura ndetse no gushaka ahantu kondisiyo nyine nziza byaberamo, akaba ari we ubishinzwe. Ndetse banemeza yuko uyu mugabo ari nawe ugomba kuzatumira abatumirwa nk'uko ari yabitangiye, ariko hakaza kubamo ikibazo cy'ahantu byari bubere, kuko leta ya Kongo yavugaga ko ibi biganiro bigomba kubera Kinshasa, mu gihe abo ku rundi ruhande bavugaga ko batakitabira ibiganiro Kinshasa kuko leta ariyo yabiteguye ndetse ikaba ari nayo izabiyobora, bishobora kuza kugira ikibazo. Uko mwumvise ibyo bintu bitatu byaganiriweho, nta hantu na hamwe byigeze bivugwa yuko leta ya Kongo ariyo izayobora, ari izategura ikanayobora ibiganiro, ndetse ngo bigakorwa n'inzego za leta hagendewe ku itegeko nshinga.
ariko ikintu cyatunguye abantu benshi ni uko leta ya Kongo ibinyujije muri perezidanse yayo yanditse ku rubuga rwa X yongeramo ikindi kintu cya kane. Ikintu cya kane yavuze yuko ngo ibyo biganiro bizategurwa kandi bikayoborwa ngo n'inzego za leta, les institutions de la République, ndetse ngo kandi ngo bigakorwa hisunzwe iby'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riteganya. Ako kantu katumye abantu benshi bavuga ngo urwishyira ruracyayirimo. Bati Perezida Felix Tshisekedi yagize gutya, abonye nta kintu azakura mu biganiro bya Nairobi arabisabota kabivamo, yirukanyira muri Angola i Rwanda. Abonye ko naho nta kintu ari buze gukuramo, naho ibiganiro agira gutya arabisabota abivamo, yirukanyira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hasinywa amasezerano kuri uyu munsi wavuga yuko harimo gusa naho Amerika irimo iramusingiza, amaze kumenya yuko nyine ari wa mwana nyine ukunda gusingizwa, barimo baramusingiza kugira ngo barebe ko bagira ikintu bamukuraho. Idoha amaze kubona ko nta kintu ari gukuraho, hasa naho hakinwe trick yo kuzana ibiganiro mu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe, bigasa naho Doha ikoze handover ku muryango wa Afurika Yunze Ubumwe, ndetse n'abandi bantu benshi bari nyuma ya Tshisekedi barimo kwemeza yuko ibi biganiro by'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ari byo Tshisekedi ari kubonamo inyungu, bakanabihuza nuko uyu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe kuba waruyobowe na Perezida Joao Lourenço ngo yakoze mobilisation ikomeye cyane, agaragaza ko ibi biganiro biramutse byimukiye mu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe byagira akamaro. Nta yindi mpamvu Lourenço yari abizi neza yuko agiye kuva ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, ariko nanone abizi neza ko ugiye kuyobora ari Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Aravuga ati rero kuba nzaba ndi hariya, nzaba mediator, nzaba umuhuza, birumvikana, ariko noneho mugenzi wanjye Ndayishimiye azaba afata ibyemezo n'uzaba uyoboye umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Intumwa zose z'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'abahuza bazaba bakora consultation kuri we, bamumenyesha uko bimeze, bati nta kibazo no muri Tshisekedi abantu be azaba bafite hafi muri ibyo biganiro. Aho rero niho havuyemo iki, niho havuyemo ko uyu munsi ubona umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe usa naho watekinze over, wafashe inshingano zo gusa naho ari wo ugiye kuyobora ibi biganiro hagati ya 2023 ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza uyu munsi consultation zarakozwe, yaba mu Rwanda, yaba Kinshasa, bagiye muri Uganda, ejo bari muri Rwanda, muri Angola, nta n'umwe uragiye Goma aho 2023 iri ndetse irimo gukontorora. Ibyo rero nanone bakibaza akavuga ati ni gute umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe uzatanga igisubizo kandi utarimo kwingeginga 2023 mu biganiro kandi uzi neza yuko biwureba. Abantu benshi bakabyibaza bakavuga ati ibi ntabwo byari bikwiye, bakanabinenga. Ariko ku rundi ruhande hakaza ingingo y'uburyo umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe urimo gufatwa nk'urwego rubogamiye. Ahanini kubogama kwawo kwagaragaye ejo bundi ubwo 2023 yagiraga gutya ikarasa kohereza drone ikisangani ku kibuga cya Bangoka kugira ngo bijye gusa naho bizibira cyangwa se bifunga yuko hakomeza koherezwa drone ndetse na Sukhoi zijya kurasa abaturage ara mu Minembwe. Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe wabyise igitero cy'iterabwoba. Kavuga ati 2023 irawusubiza, ivuga yuko bitari bikwiye. Kubera iki mutajya muvugira abaturage bari hara muri Minembwe bari kwicwa? Kubera iki? Ariko uyu munsi twebwe twakora igikorwa cyo gutabara ubuzima bw'abantu mukabifata nk'ahari igitero cy'iterabwoba twagabye. Bati ibintu ntabwo byari bikwiye, kuko n'abantu baravuga ati ntabwo byari bikwiye haje kubogama. Urumva abo ngabo bose ntabwo 2023 ibafitiye icyizere. Ikindi kuba Tshisekedi yavuze ko biriya biganiro ngo bigomba gutangizwa n'urwego n'inzego za leta ngo kandi zikaba arizo zibiyobora, birakuraho framework ari yateguwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'Abangirikani. Ari nacyo kintu cyaje gutera ibibazo, bituma abantu benshi bakora comment kuri ibi biganiro bya Kinshasa. Byagombaga kubera Kinshasa ariko ngo byarahindutse, ngo rigomba kugena aho bizabera. Bati ibintu mu by'ukuri ntabwo inzego zitandukanye zishobora kuzabyitabira kubera ko zamaze kubona ko nta kintu kirimo, nta kintu bizazimarira. Kubw'iyo mpamvu rero niyo mpamvu uyu munsi benshi bakomeje kwibaza bati mu by'ukuri Tshisekedi ibi biganiro ni uburyo bwo kujijisha amahanga kugira ngo ayereke yuko ari umuntu mwiza, ari umuntu ushaka gutanga igisubizo ku bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko inyuma ye hihishe undi mugambi wo gushaka kugundira ubutegetsi.
kugira ngo manda ye nirangira 2028 azadekarire yuko igihugu kiri muri etat de siège, igihugu gifite ibibazo, igihugu kitabamo amatora, hari ibice biyoborwa na 23 adafite kontrole y'igihugu cyose. Ati ntago amatora yaba, kubw'iyo mpamvu reka tuyasubike tubanze dukemura ibibazo, bityo bizaprolonge n'ubundi manda zina azayifata, azashobora kuzajya mu nzibacyuho agahinda inzibacyuho akayobora imyaka 5, itegeko nshinga akaba yamaze kurihindura, yenda manda zemewe ari 3, Rotipa akaba kubisa imyaka 20 ku butegetsi nkuko Kabila yakubisaho 18. Ibyo ngibyo numva n'undi mubare nawo arimo kubara, bityo rero kandi akabifashijwemo na Angola, akabifashijwemo n'igihugu cy'u Burundi. Ikindi cyavugiwe muri Angola nuko bicije ku kuba ngo u Rwanda ngo rwakura ingabo zarwo mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Tshisekedi nawe yongera kwibutswa ko atarasenya umutwe wa FDLR kandi aricyo kibazo ariho ruzingiye. Kavuga yuko rero byanze bikunze kuba FDLR ikiri ku butaka bw'u Rwanda ari ibintu ku butaka bwa leta ya Kongo, murambabarira, ari ibintu bihangayikishije cyane cyane ku mutekano w'u Rwanda, kuko ngo uriya mwanzuro 2808 w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano bijyanye no kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse no gusenya umutwe wa FDLR, nibyo abakuru b'ibihugu bagiye banitsaho banagarukaho. Reka iyi nkuru dusa n'abayicumbikira ngaha, twigire noneho ku nkuru yacu nyirizina. 23 igeze gutya izana abakomando bashya, abakomando kabuhariwe, ariko noneho amagambo General Sultani Makenga yatangaje ubwo abakomando bapasingaga niyo tugiye kugarukaho tunarebe mu by'ukuri avuze iki. Ni ukuvuga ngo abakomando rero ku cyumweru ku itariki 8 nibwo abakomando bashya 7532 mu mutwe wa 23 bagize gutya basoza amasomo, basoza imyitozo ikaze bari bamaze igihe bakorera hariya muri Cyanzu ho muri teritwari ya Rucuru. Umuhango wo kubinjiza mu ngabo za FCM 23 wayobowe n'umugaba mukuru wazo General Sultani Makenga. Mu by'abasirikare rero bashya barahiriye harimo gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gutanga umusanzu mu kubohora igihugu kibangamiwe n'imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma yo kureba rero ubumenyi butandukanye bari abasirikare bahawe bwiganjemo amayeri mu by'imirwanire ndetse n'imyitozo mu by'imbaraga, General Makenga yabamenyesheje ko AFCM 23 bafashe icyemezo cyo kwinjiramo ifite ubutumwa bw'ingenzi bwo kubohora abaturage ba Kongo no kugarura icyubahiro cy'igihugu. Makenga rero akaba yaramaganye imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Kinshasa, yise ko iyo miyoborere ari yo soko y'amacakubiri, ikaba isoko y'ivangura rishingiye ku moko n'iheza. Asaba abasirikare rero ayoboye kuba umusemburo w'impinduka RDC ikeneye. Ariko aya magambo yavuze niyo tugiye kugarukaho cyane, tuze no kureba muri koti ya Makenga afashe mikoro arimo azenguruka rwose, arimo asa n'ukontorora ingabo. Iravuze ati igihugu cyacu kiyobowe n'injiji ziri Kinshasa na Tshisekedi arimo. Injiji yavugaga ziri muri Kinshasa harimo na Tshisekedi. Ati zafashe bugwate igihugu, zashenye igihugu, zica abaturage, guverinoma yica abaturage bayo, abanyekongo bahindutse impunzi hanze y'igihugu, abandi bava mu byabo imbere mu gihugu. Guverinoma ya ntibindeba irakora ibintu by'ubucucu, barica abantu bakabacamo ibice bakanasenya ikiriho cyose. Iyo niyo mpamvu ARC yahagurutse ngo ihagarike ibikorwa bya nabi cyangwa se ihagarike ibikorwa nabi byose. Makenga kandi yamenyesheje abasirikare bashya ko bagenzi babo basanzwe muri FCM 23 bakomeje gukora akazi gakomeye ko gukubita ahababaza umwanzi bahanganye ku buryo nta zindi mbaraga afite usibye amagambo gusa. Yasabye kandi bari abasirikare gukoresha ubumenyi bahawe mu guha umusada igihugu cyabo ndetse n'abaturage bacyo kugira ngo kigere ku mahoro arambye kandi n'iterambere. Abasirikare rero bashya binjiye muri FCM 23 bariyongera ku bandi babarirwa mu 17,000 binjiye muri uriya mutwe mu gihe kitageze ku mwaka ushize. Biragaragara ko ukomeje kwiyubaka. Ibi rero Makenga yavuze byo kuvuga ngo Kongo ngiyobowe n'injiji ziri Kinshasa bifite igisobanuro gikomeye cyane, bifite ikintu kigaragaye mu basirikare cyo kumva ko nta wundi mutima bagomba kugira uretse kurwanya izo njiji no kuzikura ku butegetsi kugira ngo igihugu cyongere kiyoborwe n'abantu bafatika kandi bari buze kugira icyerekezo. Ikindi twamenye amakuru y'uko aba bakomando ba 23 bapasinze nta yindi misiyo bahawe. Hari misiyo bahawe ikomeye yo kujya gufata
agace bita Baraka. Iyi Baraka ni agace kamaze igihe karimo coalition ya FARDC, ni ukuvuga ngo ingabo z'abarundi, wazalendo, abacanshuro, ariko noneho bakaba bafite support ituruka muri Karemi y'Abanyatanzania, aho Tanzania bivugwa yuko ngo yahaye Kongo ingabo 12,000 zo kujya hariya muri Karemi, ariko Tanzania yo ntabwo irimo irwana, ahubwo ikikora irinze kiriya cyambu cya Karemi. Urabona muri Karemi ukambuka Tanganyika ugera hakurya muri Tanzania muri Kigoma, ahantu hanyura ibicuruzwa byinshi cyane byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho rero niho ingabo za Tanzania zirinze kugira ngo barebe uburyo Tanzania yasigasira inyungu zayo mu by'ubukungu ntizihungabane. Ibi rero byaje gutuma nanone izo ngabo zihashyirwa, ariko mu kuhashyirwa ntabwo ziyobewe yuko mu 23 ifite umugambi wo kuzarwana igafata Baraka ikagera Karemi. Abasirikare rero bapasinze bafite ngo ubundi mu 23 yipasingishije, ujye umenya yuko buri pass out iba ifite mission yahawe. Aba rero bahawe mission yo kugenda bagafata Baraka, bamara gufata Baraka bagakomeza bakajya gufata Karemi. Igice cyitwa Tanganyika cyose kigasa naho kirimo kugenda kivamo. Hanyuma ariko ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyaruguru hari ukuzanyura za Shabunda bakagenda bakagera hehe, bakagera ahitwa Maniema. Ibyo bice byose mu 23 nimara kubifata bizaba bimaze kugaragaza yuko imbaraga zidasanzwe ifite yuko itari igamije gufata ahantu bavuga yuko ngo hari bene wabo. Hari na narrative irimo igenda ivugwa ko ngo 23 ngo irimo irarengera ngo agace kamwe ngo k'abaturage ngo sabanye Kongo bose, ngo ahubwo ngo banabana ngo bafite ngivangura ngo ryo kureba ngo bene wabo gusa. Oya, hano mu 23 iza bigaragaje ko ikiraje ishinga atari ukureba bene wabo gusa, ahubwo ari no kureba n'abandi baturage b'Abanyekongo bose. Niyo mpamvu ishaka kugenda igafata Tanganyika igakomeza ikagenda igafata na Maniema, kugira ngo yerekane ko itarajwe ishinga n'Abanyekongo bamwe gusa mu Burasirazuba, ahubwo irajwe ishinga n'Abanyekongo bose bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Makenga rero iyinuza aya magambo yavuze arakomeye, avuga ati umwanzi yazanye abanywa urumogi bose, amabandi ayita wazalendo, abo bose baraje ariko ARC yarabasenye, imbaraga z'umwanzi zose twarazisenye, yabuze icyo avuga. Namwe rero mwahawe amasomo ahagije, mugende mufashe igihugu cyacu, mufashe abavandimwe bacu. Ati bagenzi banyu bari ku rugamba barabategereje, nimubageraho bazishima, barashaka ko nimugeraho muzabafasha, nimuzababera umutwaro, mugende mubohora abaturage bababaye igihe kirekire, nimujye kubateza ibibazo. Urumva na amagambo Sultan Makenga yabwiye bari abasirikare bapasinze. Reka rero natwe tubashimire kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza abakunzi ba Newslab TV. Tuzajya dukomeza kubana kuri uyu muyoboro, ndabizi yuko mwari munkumbuye, nanjye nari mbakumbuye. Tugere kuzajya dukomeza kubana mbagezeho amakuru yibanda kuri twebwe dufite umuyoboro informer et analyser wo kubamenyesha amakuru, ariko tukanayasesengura. Niwo muyoboro wacu, nicyo kintu twiyemeje kuzajya tubagezaho. Niba rero wowe utarakora subscribe, yikore kugira ngo ujye ubana natwe kuri Newslab TV. Niba kandi hari ikifuzo n'igitekerezo ushaka kutugezaho, jya muri comment utwandikire, turabisoma kandi tubiha agaciro. Ari ingingo wifuza ko tugusobanurira cyangwa tugusesengurira, nabyo nta kibazo, turabifite. Tugomba kuzajya tubikubwira, amakuru turayafite kandi yizewe. Ntujye kure rero ya Newslab TV, komeza ubane natwe, mukomeze mugire ibihe byiza.